Ikaze kuri channel yacu Max Wisdom TV. Tubagezaho amakuru ajyanye n'ubuzima bwanyu. Uburyo wakwivura ukoresheje imiti karemano wifashishije ibikoresho biboneka hafi yawe. Uburyo butandukanye wakoresha ugasezerera indwara zitandukanye. Tubagezaho amakuru abagezweho iwacu ndetse no kwisi hose. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara ya sinizite. Ese ni indwara bwoko ki? Yaba se iterwa n'iki? Ese irandura? Nubuhe buryo wakoresha ukayisezera burundu ukoresheje ibikoresho ufite iwawe mu gikoni? Kugira ngo rero ujye ubana natwe muri aya masomo umunsi ku munsi, nta kindi usabwa uretse kureba hasi aho kuri video ugakanda like na subscribe. Sinizite ni indwara ikura izina ryayo kuri sinisi. Sinisi ni utwumba tw'umwuka duherereye kuri buri ruhande rw'amazuru. Utu twumba cyangwa se sinisi zihura n'ibibazo bitandukanye nka allergie, ubukonje cyangwa se infection zitandukanye ziterwa n'udukoko twa bacteria. Bityo utwo twumba tukaba twakwifunga cyangwa se tukagira ama infection. Ibi bishobora guteza ibimenyetso bitandukanye nko kubabara umutwe ndetse no kugira ibibazo byo guhumeka nabi. Ubwo burwayi rero nibwo bita sinizite. Iyo infection ya sinisi igeze ku rwego rwo hejuru, ishobora no guteza ikibazo cya brain fever cyangwa se inflammation ku bice by'ubwonko, bikaba byakurura indwara nka meningite n'ibindi bibazo. Hari ubwoko bune bwa sinizite ukwiye kwitondera. Urwego rwa mbere, acute sinus. Iyi igeza ku byumweru 4 cyangwa se munsi. Urwego rwa kabiri, subacute, igeza ku byumweru 4 kugeza ku 8. Urwego rwa gatatu, n'uburwayi bwa sinizite buri chronique. No kuvuga infection cyangwa se uburwayi bumaze ibyumweru 8 no hejuru yabyo. Ubu burwayi bwabaye chronique mbabwira ko bugenda bugaruka gutyo. Umurwayi rero akaba muri kino gihe abakeneye ubufasha. Amakuru meza rero ukwiye kumenya nuko hari umuti karemano ushobora gukoresha ugahangana n'ibibazo bya sinizite. Reka nkubwire ko hari ubwoko bw'ibiryo ugomba kwirinda kugira ngo uhangane na riske zitandukanye za sinizite. Aha navugamo ibiryo bikaranze, ibikungahaye mu masukari, umuceri, inyama ndetse no kwirinda gukoresha ibirungo byinshi mu byo kurya byawe. Ibitandukanye n'ibyo rero, ugomba kurya ku buryo buhoraho ibiryo bikungahaye mu mavitamine, vitamine A, kuko ibi bizagufasha kubaka ubudahangarwa bukomeye mu guhangana na infection cyangwa se uburwayi bwa sinisi. Dr. Ashutosh Gautam, uyu akomoka mu gihugu cy'Ubuhinde, yagaragaje ingamba n'inama ku mirire, avuga ko ugomba kwirinda produits zituruka ku mata. Aha twavugamo fromage, yogurt cyangwa se yaourt ndetse na ice cream. Akomeza avuga ko ugomba kwirinda chocolate, amasukari, imisemburo ya yeast mu byo kurya, kuko byagaragaye ko ibi byongera ikorwa rya mucus cyangwa se substances zinyerera twakwita ibimyira muri twa twumba twa sinisi. Ibi rero bikaba byafasha mu kongera ubukana bw'uburwayi. Ikindi kandi ugomba no kwirinda ibyo kunywa bikonje. Aha nabakusanyirije rero uburyo butandukanye mwakoresha mu gahangana ndetse mugasezerera buno burwayi mukoresheje ibikoresho biboneka iwanyu mu gikoni. Icyambere, kunywa amazi. Kugira amazi ahagije mu mubiri bizagufasha guhangana n'indwara zitandukanye. Aha ndababwira ko umubiri wawe ugomba guhora ufite amazi ahagije. Amazi rero azaturuka mu byo twanyweye n'ibyo twariye. Hari icyo kwitondera ariko, niba ushaka ko umubiri wawe uhorana amazi ku kigero gikwiye, dore bimwe mu byo uzakora. Birumvikana ni ukunywa amazi. Ushobora guhitamo kunywa ibindi bitari amazi nk'icyayi, umutobe ndetse n'ibindi, ariko aha ni byiza ko wabinywa nta sukari. Ibi byo kunywa rero bizagufasha gukuramo cyangwa se kugabanya mucus, za substances zinyerera.
muri twa twumba twa sinisi, bityo ubashe kugabanya ibibazo bya sinisi. Ibindi byo kunywa ukwiye kwirinda ni inzoga, ibinyobwa birimo kafeyine ndetse no kunywa itabi, kuko ibi bikamura amazi mu mubiri aho kugira ngo biyongere. Icya kabiri, umwuka steam. Aha bizasaba umurwayi guhumeka uruvange rw'umwuka. Uzafata udutonyanga 3 twa pine oil cyangwa se rosemary oil ndetse n'udutonyanga 3 twa peppermint oil, udutonyanga 2 twa eucalyptus oil, maze ushyire mu mazi ashyushye. Cyangwa se ushobora no gufata udutonyanga 3 twa rosemary oil, agatonyanga ka thyme ndetse n'akandi ka peppermint oil. Ibi ni bimwe bita kwiyuka. Uzafata kayisume witwikire kugira ngo umwuka utajya ku ruhande, nuko ubihumeke, bizagufasha gufungura inzira z'umwuka zazibye. Icya gatatu, uzakoresha turmeric powder ndetse na tangawizi. Turmeric powder, iki ni ikirungo gihumura cyiganje hanini mu gihugu cy'Ubuhinde, kikaba rero kiri anti-inflammatoire ndetse kikaba gikungahaye mu antioxidant. Iyo rero uvanze kano gafu ka turmeric ndetse na tangawizi ukabikoresha mu cyayi, ibi bifasha gufungura imyanya y'ubuhumekero, ahanini bigabanya bya bimyira biba bigenda byibika muri twa twumba twa sinisi. Udakoze ibi rero, ushobora no kwifashisha agatobe cyangwa se ji ya tangawizi ukavanga n'akayiko kamwe k'ubuki, ukabifata inshuro 2 kugeza ku nshuro 3 ku munsi. Icya kane, ushobora gukoresha apple cider vinegar. Aha niba ushaka gufungura twa twumba twa sinisi twifunze, uzakoresha apple cider vinegar. Uzafata igikombe cy'amazi ashyushye cyangwa se icyayi, ushyiremo utuyiko 2 cyangwa 3 duto twa vinegere yawe kugira ngo bigire gu, aho ushobora kuvangamo indimu n'ubuki. Ariko nanone ushobora no kwifatira akayiko kamwe ka apple cider vinegar inshuro 3 ku munsi kugira ngo umusaruro ube mwiza kurushaho. Gukoresha iyi vinegere ya pome rero nabyo bizagufasha guhangana n'iki kibazo cya sinizite. Icya gatanu ni isupu. Aha ushobora gukoresha agasupu k'inkoko, ifi cyangwa se imboga, kimwe muri ibyo bitewe n'ubushobozi buhari. Ibi nabyo bizagufasha mu koza twa twumba twa sinisi. Bizaba byiza hano ukoresha isupu ishyushye. Uburyo bwa gatandatu kugira ngo uhangane na kino kibazo cya sinizite: gucisha amazi mu mazuru, ibyo bita nasal irrigation. Aha dukoresha uburyo bwa saline irrigation, ni ukuvuga ko hifashishwa umunyu, 1/2 cy'akayiko gato k'umunyu ugashyira mu gice cy'igikombe cy'amazi ku bushyuhe bwa lukewarm, ni ukuvuga degre Fahrenheit 98 kugeza ku 105. Ni ukuvuga ko aya mazi agomba kuba ari ku bushyuhe bwa 36.5 kugeza kuri 40 n'igice. Izi ni degre Celsius. Kora subscribe kuri wowe utarayikora. Twaganiraga ku buryo butandukanye wakoresha maze sinizite igasigara amateka kuri wowe n'umuryango wawe. Nukoresha ubwo buryo neza butandukanye nabahaye, nta kabuza sinizite zasigara amateka. Iyi ni Max Wisdom TV. Murakoze.